azabikubaza kandi ni icyaha gikomeye cyane kuba indyarya. Indyarya rero Imana agaragaje muri Qur'ani tubwira yuko ba'udhu billahi minash shaitanir rajim innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar. Ngo mukuri indyarya innal munafiqina, inna harfu nasb wa tawkid. Allah arashimangira ngo mukuri innal munafiqina, ngo mukuri indyarya fi darki al-asfali minan nar, ngo bo bazajya mu muriro, si mu muriro gusa ahubwo ni mu ndiba, to the deepest of the hellfire. Bazajya mu ndiba y'umuriro, bo bajye hasi cyane mu ndiba y'umuriro. Kandi Mwenyezi Mungu mu Qur'ani iyo aya akayirangiza atubwira iti nibajya mu muriro ntibizarangira aho ngaho, wala yajida lahum nasira, wala yajida lahum nasira, nta nubwo bazabona umurokozi, nta nubwo bazabona umutabazi uzabarokora uzabatabara, ngo basabere kuba bava muri uwo muriro wa jahannam, kubera ko ari abantu b'indyarya. Bityo rero uburyarya rero Mwenyezi Mungu yagaragaje ko muri za ndyarya twavuze uzabamenya kubwo kugobeka imvugo, ubamenye kubw'ibimenyetso byabo, ubamenye kubwo kwigamba ko ari bo beza, ko ari bo bamenyi, ko ari bo mbese ngo bafite amafaranga. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza umuntu w'indyarya, kandi Allah subhanahu wa ta'ala azi ibikorwa byanyu. Bityo rero mu bindi bintu bigaragaza indyarya nuko umuntu w'indyarya ubona ari umuntu akenshi uhuzagurika, ari mu bayisilamu, ari mu bahakanyi, ari mu kuri, ari mu kinyoma, ari mu cyiza, ari mu kibi, yiyambitse uruhu, yiyambitse yitwikiriye ijoro. Ngo umuntu w'indyarya igihe cyose ari mu bibi byose, buri cyiza kibifunika ni ibintu bibiri bikomeye cyane, kubeshya no kutubahiriza gahunda, no kwica isezerano, niko kutubahiriza gahunda. Kuganira akabeshya turabira muri hadithi, gutanga isezerano naryubahirize, no kwizerwa agahemuka. Ibi ni ibimenyetso bitatu biri muri hadithi Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabigaragaje. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Turabashimiye mwese mukomeza gukurikira ibiganiro mbagezaho kuri chaîne ya Jarud Kells. Ndashimira Sheikh kubwo kwigoma umwanya akagerageza kuza gukora dawa hano, akagira amasomo atanga. Sheikh, uyu munsi tugiye kuganira kuki? Urakoze Jarud kubwo gutumira tena. Twongere dusuze abavandimwe abayisilamu n'abatari abayisilamu tubabwira tuti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ndamuso Allah tubwiye no muri Qur'an irimo tahiyyatuhum fiha salam. Allah tindamutse yabazabara amahoro, surati Yunus salam Allah ivugamo, surati Nur sura 24 Allah ivugamo, surati Yunus ni sura ya 10, ndetse na surati Nisa isura ya 4 Allah avugamo indamutso. Bivamo indamutso rero nicyo kituranga ko tugomba guhana amahoro, kwifizanya amahoro hano ku isi, abavandimwe bose, yewe no mu ijuru. Allah ati indamutso yabo azaba ari salam, azaba ari amahoro. Iyo tugiye muri Bibiliya muri Luka ibice 10:5 aravuga ati ngo inzu yose mwinjiyemo ujye mwifizanya amahoro, uvuge ati amahoro y'Imana basakareho. Wareba iki kinyarwanda muri Imana basakareho niyo ya salamu, niyo ndamutso. N'umunyarwanda rigiye gusuhuza akavuga ati ngo mugire amahoro. Natwe rero niyo ndamukanyo twifurizana. Yewe na Yesu yajyaga abwira abigishwa be ati nimugira amahoro, amani ya Bwana iwe juu yenu. Natwe rero tugatanga. Ni Musanze hari slogan akarere ka Musanze kagiraga yo gusanya avuga ati mugira amahoro, bakongeraho ngo ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge. Urakoze cyane. Urumva ko ni ndamutso rwose ifite inkomoko ikoreshwa n'abantu batari abayisilamu. Urakoze cyane. Niyo ndamutso twifuriza abayisilamu n'abatari abayisilamu. Nongere mbashimire rero kuba twongeye guhura kuri umunsi wa none tugiye kugira ngo twibukiranye. Uno munsi rero insanganyamatsiko y'uno munsi ni iyihe? Bashobora kwibaza ati tugiye kuganira kuki? Uno munsi wa none tugiye kuganira ku indwara zibasira umutima w'umuntu. Burya jayo doruzi yuko uko umuntu arwara malaria, ukarwara umugongo, ukajya mu bitaro indwara zitandukanye, burya n'umutima w'umuntu ugira indwara zikomeye cyane, kandi ni indwara zihambaye. Ushobora kumbaza ngo ni izihe? Izo ndwara ni 5, ariko bitewe n'igihe uyu munsi turavugamo imwe gusa. Izo ndwara 5 tuzagaruka dukomeze. Umutima ushobora kuba wakwangirika kubera ubwo burwayi bw'ubwoko 5. Ubwo burwayi rero min amradil qulub, ni indwara zibasira imitima y'abantu, yaba abayisilamu, y'abatari abayisilamu. Uwitwa umuntu wari yo wese, izi ndwara uko ari 5 tugiye kuvuga zimugeraho cyangwa se zimubaho. Niki cyazivura rero? Umuti nuwuhe? Umuti nkuko Imana bigaragaje muri hadithi ni ugusoma Qur'ani no kwibuka urupfu. Bivuga ngo ni ukumva ijambo ry'Imana no kwibuka urupfu, ukamenya ko ejo uzapfa ukajya kubazwa. Ibyo bintu ukabireka. Ma haula amradul qulub. Izi ndwara 5 ni izihe? Izo ndwara 5, iya mbere ni al-hasad, ishyari. Burya ishyari Jarudi ni uburwayi bukomeye cyane.
Jarudi ari umuntu utishimiye ibikorwa byawe urimo urakora. Hari umuntu uvuga ati Jarudi buriya ari gushaka ama views, Jarudi buriya gutya na gutya, akumva ko yakugirira ishyari na duke ufite, akumva ko yatukwambura. Burya ishyari ni uburwayi bukomeye cyane. Al-hasad mucyarabone ko yitwa jealous in English. Nuvuga ngo ishyari ni indwara yibasira umutima itavuwe ku buryo yakwica na nyirayo. Ubwo ubwoko bwa mbere. Ubwoko bwa kabiri an-nifaq, uburyarya. Ari nabwo tubuze kuganiraho muri izo eshanu hetoranyije yuko tuza kuganiraho uburyarya. Ya kabiri an-nifaq, uburyarya. Ya gatatu al-kibri, ubwibone, inyoko muntu. Umuntu kwiyumva ko ari we mwiza kurusha abandi, kwiyumva ko ari ufite ubumenyi kurusha abandi, kumva ko ari ufite umutungo kurusha abandi, kumva ko ari ukomoka mu miryango ikomeye, kumva ko ari we ufite ubwenge, inzego zo hejuru, ibyo avuze akari byo bigenderwaho. Ibyo nabwo ni uburwayi bukomeye cyane bwangiza society. Turebye ishyari, kabiri tureba nifaq, uburyarya, gatatu tureba kibri, ubwibone. Uburwayi bwa kane al-ghiba, kunegura, gusebanya, gusotora, kuvuga mugenzi wawe umunegura, umuvugaho ibintu ukajya kumutanga kuri bagenzi bawe, urya inyama ze. Kunegura mugenzi wawe aba ari kurya inyama ze. Ubwo nabwo ni uburwayi bwibasira benshi mu bantu. Hanyuma uburwayi bwa gatanu al-kadhib, kubeshya. Ngira ngo kubeshya ujya wumva ko mu tariki ya mbere z'ukwa kane bayise ngo ni April Fool Day. Ibaze abantu ku isi bagashyiraho umunsi bakavuga ngo ni April Fool Day, ngo ni umunsi wo kubeshya. Ya jamaa, al-kadhib haram wala kana tamzah. Kubeshya ni icyaha niyo wowe wikinira. Intumwa y'Imana yaraziwe n'umusangira ngendo arayibaza ati kubeshya ni haramu. Ariko umuyisilamu yakwica, umuyisilamu yasambana, umuyisilamu yanywa inzoga, ariko bigeze kubeshya ati umuyisilamu ntiyabeshya kubera ko kubeshya ari icyaha. Iyi rero niyo nsanganyamatsiko, uburwayi bw'ubwoko butanu turi buze kureba, ariko tukaza kurebamo ubwoko bumwe aribwo bwitwa uburyarya. Impamvu zigereye uzanyemerere uko izi ndwara zivuze ari eshanu tuzagira igihe cyo kuzinyuramo. Ndakeka byadusaba iminsi 5 mu cyumweru tukaba tuzirangije. Wenda hari abafite izi ndwara bashobora kubonera umuti hano, kuko n'ubundi izo ndwara si kwa muganga bazivura. Ntawe ari kwa muganga, ntabwo azaba niyo yaza umudokiteri uvuye mu Buhinde cyangwa South Africa cyangwa mu Bwongereza cyangwa muri Amerika, ntabwo yabona umuganga amuvura uburwayi. Ni ukuvuga ngo nuza kumva iswifa cyangwa se ibimenyetso biranga indyarya ko ari zo shagiye kutuganira uyu munsi, ukisanga urimo, ugerageze kurwana na nafsi yawe uhinduke. Niba hari n'umuntu uzi ufite ibyo bimenyetso wari buze kuvuga, uwo mwihere umusharinga iyi video gusa, wenda naba ari umuntu wenda wumva araza guhinduka, wenda iki kiganiro kiba impamvu yo kuba society ishobora gutungana. Naam, alhamdulillah rabbil alamin hamdan shakirin wa ufna alayhi thana'u dhakirin. أحمده سبحانه وتعالى تمام حمد وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ishimwe ikuzo bisingizo byuzuye ku Allah tabaraka wa taala, hashimwe kandi asingizwe Allah murezi naye muremyi w'ibyaremwe byose. Turashimira Allah we dusingiza ibisingizo by'abamusingiza igihe cyose, tunahamya ko niyo Mana imwe ikwiye gusengwa no kwambazwa, yuko babandi bashimira Imana bakanayitagatifuza ndetse bakanayisingiza, nabo bakaba bahamya ko Imana ikwiye gusengwa ari imwe. Ni mucyo dusabira amahoro rero imigisha ko byasakara ku musozo w'intumwa n'abahanuzi, uwitanze idini kadusakariza ku isi hose, nta wundi nyiri cyubahiro Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Allah musakaza amahoro we nabi we n'abasangira ngendo we n'abazakurikira iyi ntumwa kuzageza ku munsi w'imperuka. Bityo bavandimwe mudukurikiye ahantu hatandukanye ku isi, nkuko nabivuze tugiye kwibukiranya ku ndwara zibasira imitima. Twavuze ko ari indwara eshanu: ishyari, ubwibone, kiburi, nifaq, uburyarya, ghiba, kunegura, kadhib, kubeshya. Ariko ibi bitanu bitewe n'igihe navuze ko tugiye kuvugamo kimwe, aricyo uburyarya, nifaq. Uburyarya ni iki rero? Indyarya ubundi ni ukwiyambika uruhu mu Kinyarwanda nk'uko benshi bakunze kubivuga. Kwiyambika uruhu ni uko akunda umuntu akwereka ko muri kumwe kandi mutari kumwe, akakwereka yuko akwishimiye kandi atakwishimiye. Bivuga yuko akakwereka yuko ari umwere kandi atari umwere, akakwereka yuko mbese ari umuntu mwiza kandi atari umuntu mwiza. Mukavugana, mwamara kuvugana mugapanga imipango, nyuma akajya kukugambanira. Mukavugana mugahana gahunda, wamutegereza ntaze, ukamutumira mu bukwe bwawe ntaze, wagira ikiriyo akaba ibyawe yabisuzugura, banga urabona nagiye safari, kandi ari ukubeshya kugira ngo akwikize. Umuntu nk'uyu nguyu w'indyarya rero, indyarya ni mbi cyane. Imana subhanahu wa ta'ala yazivuze muri Qur'an, intumwa y'Imana itubwira muri hadithi, ibimenyetso bigaragaza indyarya birahari. Nibyo tuweze kuganiraho n'inyigisho zirebana ku indyarya. Urebe niba ufite uburyarya muvandimwe, waba uri umuyisilamu waba utari umuyisilamu,
iyo ndwara ikomeye yitwa uburyarya uyireke. Kugeza ubu muri Qur'ani isura 114 izamanukiye Maka 57 iz'Madina 46 Allah subhanahu wa ta'ala qad nazzala sura fasammaha suratul munafiqun. Allah yamanuye isura muri Qur'ani ayita isura yitiriwe indyarya, irimo amagambo agaragaza indyarya n'ibikorwa byazo n'ubutiriganya bwazo. Kugeza ubwo hari umugabo witwa Abdullah bin Ubay bin Salul yaje kubuza abisilamu kwitanga bitewe n'uburyarya yari afite mu mutima. Imana iza kumanura isura yuzuye iyitirira indyarya. Bivuga ngo rero kuba indyarya ni ikintu gikomeye cyane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri Qur'ani aragaragaza yuko indyarya ari za zindi ziba zikugaragariza yuko muri kumwe kandi mutari kumwe. Mu buryo Mwenyezi Mungu yatubwiye nuko yatubwiye ko umuntu w'indyarya afite ibimenyetso bimuranga. Turaza kubira muri aya ndetse no muri hadisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala duhereye kuri Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi mu byo yatubwiye itugaragariza umuntu w'indyarya. Dore kuri aya Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala tubwiye muri surati Muhammad, ni sura yitiriwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri Qur'ani kuri aya ya 30. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tubwiye ba'd billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walau nasha la araynakahum fa'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum sadaqallahu alazim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tubwira muri Qur'ani abwira Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugira ngo amumenyeshe indyarya ati walau nasha, kandi niyo tuza kubishaka la araynakahum, twari kukwereka izo ndyarya izarizo ukazimenya. Indyarya wayimenya gute? Umva kuno Allah agiye kukubwira ngo fala ta'rifannahum, ngo wari kuzisobanukirwa bisimahum, kubwimenyetso byazo. Indyarya burya zigira imenyetso byazo. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, ngo kanazisobanukirwa kubwo kugobeka imvugo. Burya indyarya ivuga igobeka imvugo, ntabwo ivuga imvugo ikwiriye. Umva harimo umuntu bw'uburyarya ngo none se ngo urabona nuvuga ngo bagobeka imvugo, ntabwo bavugisha ukuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iyo aya muri Qur'ani aratugaragariza yuko iyo abishaka yari gukora iki, yari kwerekera Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam izo ndyarya akazimenya, yamara kuzisobanukirwa akazisobanukirwa kubw'ibimenyetso byazo ndetse no kugobeka imvugo kwazo. Allah ati rero wallahu ya'lamu a'malakum, kandi Allah mukuri niwe uzi neza ibikorwa by'indyarya, niwe uzi n'ibikorwa byanyu mwese. Bityo rero Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yagaragaje ko abafite imitima yabo bakeka ko Allah Subhanahu wa Ta'ala atazakora iki, atazagaragaza uburwayi bwabo bafite. Bivuga ngo ubwo burwayi rero bafite ni uburwayi bwo kuba ari indyarya. Bityo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabigaragaje muri Qur'ani agaragaza yuko abantu b'indyarya yuko ari abantu babi. Ayibanziriza iyo Allah muri Qur'ani atubwira ngo amhasiba alladhina fi qulubihim maradun, amhasiba alladhina fi qulubihim maradun, ese batekereza yuko amhasiba alladhina fi qulubihim maradun, ese utekereza yuko babandi bafite uburwayi mu mitima yabo alla yakhruja Allahu adghanahum, yuko Allah Subhanahu wa Ta'ala atazagaragaza ububisha bwabo, ibi byabo bafite mu mitima, imigambi mibi. Ati wala unasha, Allah ati niyo tuza kubishaka la araynakahum, twari kubakwereka izo ndyarya ukazimenya, fala ta'rifannahum, ukabamenya no kubasobanukirwa kubw'ibimenyetso byabo ndetse no kugobeka imvugo kwabo. Abo ngabo rero ni abantu b'indyarya. Bityo rero n'Islam marad min amrad alqulub an-nifaq maradun khatir jiddan, ngo mu ndwara zibasira umutima harimo uburwayi bwitwa uburyarya, kandi n'uburwayi buri danje cyane bushobora no kwica nyirabwo, ariko we ntabimenye uburyo bugenda bumwica. Bitewe n'iki? Bitewe nuko ari kuba ari umuntu w'indyarya ariko ntabimenye. Islam itubwira ko wa huwa idharul islam, nuko umuntu yagaragaza ko ari umuyisilamu ariko atari umuyisilamu. Arahangaha mu bayisilamu yambaye ikanzu, yambaye ingofero, agiye ahantu bakoze ibyo bakoze imihango ya Kisilamu ibiki byose, ariko yagira mu bahakanyi bw'abisilamu akabuhisha. Uyu ngo yabari indyarya. Ageze ahantu ni umuyisilamu avanyemo mu gitandiyo, ni umuyisilamu kazi watamenya ko ndi umuyisilamu. Abenshi jarudi ngira ngo ujya wumva amakuru y'abana bacu babiburaye, barumuna bacu, bakuru bacu, abantu bose bari iburayi, ukumva ngo yageze ahantu ahindura izina ngo kugira ngo wenda bamuhereze ikintu runaka, kugira ngo wenda bamuhereze akazi. Ibyo ngibyo kuba witwa izina rya Kisilamu ukarihindura kugira ngo baguhe akazi cyangwa se kugira ngo ubone imibereho runaka, uba ugaragaje uburyarya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azabikubaza, kandi ni icyaha gikomeye cyane kuba indyarya. Indyarya rero Imana agaragaje muri Qur'ani tubwira yuko ba'd billahi minash shaitanir rajim innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar, ngo mukuri indyarya. Innal munafiqina, inna harfu nasb wa tawkid. Allah rashimangira ngo mukuri innal munafiqina, ngo mukuri indyarya fi darki al-asfali minan nar,
ngo bo bazajya mu muriro, si mu muriro gusa ahubwo ni mu ndiba, to the deepest of the hellfire, bazajya mu ndiba y'umuriro, bo bajye hasi cyane mu ndiba y'umuriro. Kandi Mwenyezi Mungu mu Qur'ani iyo aya akayirangiza atubwira iti nibajya mu muriro ntibizarangira aho ngaho, wala yajida lahum nasira, wala yajida lahum nasira, nta nubwo bazabona umurokozi, nta nubwo bazabona umutabazi uzabarokora uzabatabara, ngo basabere ko bava muri uwo muriro wa jahannam, kubera ko ari abantu b'indyarya. Bityo rero uburyarya rero Mwenyezi Mungu yagaragaje ko muri za ndyarya twavuze uzabamenya kubwo kugobeka imvugo, ubamenye kubw'ibimenyetso byabo, ubamenye kubwo kwigamba ko ari bo beza, ko ari bo bamenyi, ko ari bo mbese ngo bafite amafaranga. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza umuntu w'indyarya, kandi Allah subhanahu wa ta'ala azi ibikorwa byanyu. Bityo rero mu bindi bintu bigaragaza indyarya nuko umuntu w'indyarya ubona ari umuntu akenshi uhuzagurika, ari mu bayisilamu, ari mu bahakanyi, ari mu kuri, ari mu kinyoma, ari mu cyiza, ari mu kibi, yiyambitse uruhu, yiyambitse yitwikiriye ijoro. Niyo ngo umuntu w'indyarya igihe cyose ari mu bibi byose, ngo icyiza kibifunika ni ibintu bibiri bikomeye cyane, kubeshya no kutubahiriza gahunda, no kwica isezerano, niko kutubahiriza gahunda. Kuganira akabeshya turabira muri hadithi, gutanga isezerano naryubahirize, no kwizerwa agahemuka. Ibi ni ibimenyetso bitatu biri muri hadithi imwe mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabigaragaje. Ayatul munafiqi thalatha, ibimenyetso bigaragaza umuntu w'indyarya ni bitatu. Idha haddatha kadhaba, indyarya iganira irabeshya, akubwira amagambo asize ubuki, akakubwira ko muri kumwe mutari kumwe, akakubwira ko azagufasha atazagufasha, akakubwira ko azitabira ibyawe atazabyitabira. Idha haddatha kadhaba, uzamureye mu bimenyetso bigaragaza indyarya ni bitatu by'ingenzi, yaganira arabeshya. Tondera umuntu nk'uwo rero mumenye ni umwanzi wawe, ni utavuga ukuri, ni indyarya. Cya kabiri, wa idha wa'ada akhlafa, iyo aguhaye isezerano cyangwa iyo umuhaye isezerano acukubiri naryo, akhlafa alwa'd, acukubiri n'isezerano. Wa idha utumina khana, yakwizerwa agahemuka. Ntuzagirire indyarya icyizere, never trust an hypocrite, ntuzigire na gato wizera umuntu w'indyarya, kubera ko umuntu w'indyarya cya cyizere umugirira, umunyarwanda n'utubatunga ngo icyizere kiraza amasinde. Na Bibiliya ikavuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Urakoze cyane, umurongo abantu benshi barawuzi. Bivuga ngo indyarya rero yimenye unayisobanukirwe yuko indyarya ari umuntu mubi cyane. Ibimenyetso bitatu bigaragaza indyarya: iyo aganira arabeshya, yakwizerwa agahemuka, cyangwa no kutubahiriza isezerano. Iyo aganira arabeshya, idha haddatha kadhaba, icyo ni cyambere. Wa idha wa'ada akhlafa, yahabwa isezerano agacukubiri naryo. Wa idha utumina khana, hanyuma noneho yakora iki? Yakwizerwa agahemuka. Ni ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu rero bigaragaza ko umuntu w'indyarya ari umuntu ugomba kumenya ukasobanukirwa. Nuramuka umaze kubona ibimenyetso bitatu uko byakabaye, bivuga ngo rero ibintu bimenyetso bitatu dusabe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abiturinde, abirinde n'abacu, kugira ngo tazagwa muri iki cyaha cy'uburyarya. Hanyuma mundi bigaragaza rero, iyo ni hadithi itubwira ibimenyetso bitatu: izaha yaganira arabeshya, yatanga isezerano agacukubiri naryo, yanakwizerwa agahemuka. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aratubwira ati aba bantu b'indyarya akenshi bigira abayisilamu bakigira n'abahakanyi. Bya bindi navuze, ari i Burayi cyangwa se ari ahantu agaragaje ko hari ibintu y'imihango itari ya Kisilamu, akavanamo umujitandiyo, asa n'ahantu ameze n'uruvu. Urakoze cyane. Nta wamenya ngo uriya we ntimumuhereze ibi, ntago abikora. Nyine ahantu hose ageze abasana, ni ukuvuga ngo agendera mu kigari. Mu kinyarwanda nyacyo agendera mu kigari. Bivuga ngo rero umuntu kuba indyarya, ibi ni ibintu bigaragaza yuko ari ikintu cyo gutuma ibikorwa byawe byose bimfabusa, kandi ukazajya mu muriro mu ndiba hasi, uko Mwenyezi Mungu yabitubwiye. Bityo rero Mwenyezi Mungu agaragaza muri Qur'ani aba bantu b'indyarya. Allah tingo innal munafiqina, iyo ni aya Qur'ani. Niko Allah tubwira muri surati al-Baqara, muri surati an-Nisa, isura yitiriwe abagore, agaragaza abangaba uburyarya bwabo n'uburyo bateye, atubwire ko tugomba kubitondera. Aya y'143, isura ya 4, surati an-Nisa, isura yitiriwe abagore, ku murongo waho w'144, urebe Mwenyezi Mungu ukuntu atubwira indyarya, uburyo tugomba kuzisobanukirwa n'uburyo ziba zihuzagurika uburyo bwazo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aratubwira, hera kuri aya 142, sura ya 4, surati an-Nisa, umurongo 142. Allah ati innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salah
قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. nanone bimenyetso biranga indyarya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala innal munafiqina ngo mukuri indyarya yukhadi'una Allah al-khada' ngo ziba zishaka kugira ngo zizane uburyarya no kugira ngo ziryarye Imana ariko Allah wa huwa khadi'uhum Allah kaburizamo uburyarya bwazo Allah kaziryarya nazo kuko ntabwo zashobora Mwenyezi Mungu. Wa idha qamu ila salat yani hum al-munafiqun wa idha qamu ila salat iyo zihagurukije amasengesho cyangwa iyo zihagurutse zije gusari qamu kusala they stand up with laziness. Indyarya igihe cyose uzasanga zihagurukana laziness yani ubute ngo zifite ubunebwe zumva zidashaka gusari reka ngiye tunjye kurangiza umuhango reka ngiye yamara gusara gatanasohoka ari kwirukanka nta kwicaranwa kore azkara singiza Imana nta dua ibyo ngibyo umuntu uzabibonaho uzamenye ko ari indyarya. Allah ati wa idha qamu ila salat izi ndyarya zihagurutse gusari qamu kusala zihagurukana ubunebwe. Allah ati mu byukuri indyarya zishaka kuryarya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ariko Allah akaburizamo uburyarya bwazo kuko nubwo akaburizamo bwa buryarya bwazo. Allah ati rero niyo bahagurutse bagiye gusari wa idha qamu ila salat qamu kusala bahagurukana ubunebwe yurauna an-nas they pray in order to be seen by people basenga kugira ngo abantu babarebe. Allah Subhanahu wa Ta'ala ati abo ngabo bahagurukana ubunebwe kandi bagira ngo biyereka abantu wala yadhkuruna Allah illa qalila ntago bajya bakora zikri ntibasingiza Imana uretse gake ntibibuka Allah uretse gake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akomeza aya atubwira ati impamvu atibuka Imana kubera bibuka Imana gake nuki mudhabidhabina bayna dhalika la ilaha ula wala ilaha ula wama yudlilillah falan tajida lahu sabila. Allah ati abangaba b'indyarya impamvu bahagurukana ubunebwe bakanasenga kugira ngo babarebe baba bahuzagurika hagati y'abayisilamu n'abahakanyi. Mudhabidhabina bayna dhalika mudhabidhabina nuko ngo baba bahuzagurika bari hano bari hariya bya bindi twavuze nkuko twabibonye kare bakigira nk'uruvu mudhabidhabina hano umusangayo hari ukamusanga mu cyongereza babita ubiquitous omnipresent une personne qu'on trouve partout is a person you find everywhere. Nuko indyarya nazo ntaho mubariza nta address afite you cannot know his whereabouts ntabwo wamenya habarizwa. Bivuga ngo ko indyarya rero Allah Subhanahu wa Ta'ala tubwira yuko ibyo zikora zose baba bahuzagurika hagati y'abayisilamu ndetse n'agati y'abahakanyi. Allah ati nibabe muraba cyangwa ngo babe muri bariya. Allah ati rero nibabe muraba cyangwa nibabe muri bariya kandi wo Allah Subhanahu wa Ta'ala yerekeye mu buyobe ntiwamubonera inzira imuyobora. Wa yudlilillah wa Allah yerekeye mu buyobe falan tajida lahu sabila ntiwamubonera inzira imuganisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bivuga ngo abangaba ni babantu b'indyarya Mwenyezi Mungu yatubwiye tugomba kumenya tukanabirinda kubera ko indyarya igihe cyose ntabwo aba ari nziza. Nanone rero watasawrifatihim tudawwar ma'a masalihim indyarya igihe cyose ibyo zikora ziba zishakira inyungu yazo aza guprofite akuvaneho maslaha au masalih inyungu namara kubona izo nyungu ashaka kugira ngo akuvaneho we namara kwiyungukira ibyo yishakira hanyuma ahita kora iki ahita kujugunya yigendere. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri Qur'ani aragaragaza izi ndyarya atubwira ati wa idha qila lahum aminu indyarya iyo zibwete muri mwemere muri kuburyarya mubigire imani mwemere ni iki bavuga kama amana an-nas mwemere nkuko abantu bemeye qalu anu'minu bizandyarya zirasubiza ngo ese twakwemera gute twakwemera kama amana as-sufaha jamu safih sufaha ni ijambo ry'ubwinshi safi ngo twe twakwemera gute ku ibintu aba bantu b'ibigoryi b'amapumba bafu bemeye twe ntabwo twakwemera nka bariya bakabya. Mwenyezi Mungu ati rero ala innahum humus sufaha ese mubona ko izo ndyarya aribo bapumba aribo bigoryi. Mwenyezi Mungu ati walakin la ya'lamun ariko indyarya ntabwo ziba zizi ko aribo bigoryi. Bityo rero tureye muri sifatihim izindi sifa zigaragaza indyarya. Wa sifatihim al-adawa ngo burya ngo indyarya mu bimenyetso zibigaragara ku ndyarya al-adawa urwango. Burya indyarya igira urwango nta na rimwe izigera yishimira ibyo wagezeho nta na rimwe izagukunda kubera ko bashaka bya bindi byiza bimugeho n'umuntu ukigirira ishyari kandi n'icyo twavuze ko biri muri bwa burwaye butanu twavuze. Bityo rero al-adawa urwango biri mu bintu bituma indyarya ari ikintu kigaragara ku ndyarya. Wal hasad al-mu'minin no kugirira ishyari abemera Imana kama qala Subhanahu wa Ta'ala
nkuko Imana muri Qur'an yatubwiye ati in tusibaka hasanatun tasuhum, ati intumwa y'Imana in tusibaka hasana, iyo ugezweho n'ibyiza tasuhum, birabarya. Iyo ugezweho n'ibyiza, wabonye umunsi wubatse inzu alhamdulillah urayitashye, ugiye mu nzu yawe, uvuye mu bupangayi, ubonye umwana wabyaye, ukoze ubukwe, indyarya birazirya. Ugasanga n'umudamu ufite umwana, umudamu w'indyarya n'abana be bakabindyarya, yakumva ngo umwana wa kanaka yarongowe bikamurya. Intusiba Allah ati intusibaka hasana, iyo ugezweho n'ibyiza tasuhum, indyarya zirabirya. Indyarya birabarya cyane kuko wagezweho n'ibyiza. Dawidi umuganda avuze ngo cibaluma, kubera ko wageze ku byiza bo bikabarya. Allah ati wa in tusibaka musiba, nuko wagerwaho n'ibyago amakuba, yaquluna, indyarya zikavuga ati qad akhadna amarna min qablu wa tawallaw wa hum farihun. Bo bakavuga ati kuko wagezweho n'ibibi, bakumva ko byawe byakomeza kukubaho, bo bakabyirengagiza mwaho go bakajya kwishimira byakugezeho. Hanyuma noneho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bakazinga umunya, watawallaw wa hum farihun, bakazinga umunya bakagutera umugongo bakajya kwishima. Fulani umesikia alifiwa na mkewe, umvishe kanaka umugore yitabye Imana, na bado azahura n'ibibi, bango ntabwo zishimira ibyiza bikugeraho, wagerwaho n'amakuba bakishima. Wagerwaho n'ibyiza bikabarya, wagerwaho n'amakuba akaba aribwo bishima. Mu yindi aya Mwenyezi Mungu ati was'alullaha min fadlihi, mujye musaba Allah mu ngabirize. Kuko wagezweho n'ibyiza ntabwo arabyishimira, ariko wagerwaho n'amakuba akabyishimira. Allah ati am yasuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli, mugirira ishyari ku ngabire Allah y'abantu. Ahangaha nabigeze no mu shyari, kuko umuntu w'indyarya n'ishyari aba arifite. Bityo rero igi muri sifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatubwiye ireba umuntu w'indyarya. Indi sifa ya kabiri al-amru bil munkar, nuvuga ngo indyarya zitegekana ibibi. Indyarya zitegekana ibibi, wa nahyu 'anil ma'ruf, zikabuzanya ibyiza. Tujye gusari hapana, tubyihorere abantu tujye muri gahunda zacu, tuzasara inyuma, tuzasara ejo, turasara inyuma, tuzasara ejo. Ibyo byose bigaragaza yuko indyarya zitegekana ibyiza, ahubwo zitegekana ibibi, zikanabuzanya ibyiza. Wal bukhli bil mal, burya indyarya ngo zigira bukhli bil mal, ubugugu bwo gutanga, ubugugu bw'umutungo. Nuvuga ngo ils sont des avares chiches, they are stingy people. Ntabwo bajya batanga. Abantu b'indyarya igihe cyose bahina akaboko, ntabwo bajya batanga. Kama akhbara Allah Subhanahu wa Ta'ala anhum, Imana nkuko yabitubwiye birebera n'indyarya, haythu qailan, ubwo Imana atubwira ati muri Qur'ani almunafiquna wal munafiqatu, indyarya z'abagabo n'indyarya z'abagore, ba'duhum min ba'd, ubwazo ku bwazo bari inshuti. Indyarya z'abagabo n'indyarya z'abagore, ubwazo ku bwazo bari inshuti. Ya'muruna bil munkar, igihe cyose zitegekana ibibi, wenhawna 'anil ma'ruf, zikanabuzanya n'ibyiza. Si ibyo gusa, Mwenyezi Mungu akatubwira ati wayaqbiduna aydiyahum, zikanahina akaboko, bango ntabwo zitanga. Iyo uvuze kwitanga zo ntabwo zitanga. Nasullah, izo ndyarya zibagiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanasiyahum, n'Imana irazibagirwa, n'Imana irazitererana. Bango Allah zihaza no kuyibagirwa kuko nazo zibagiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innal munafiqina humul fasiqun, ati mu mukuri indyarya nibo byigomeke bihombaye cyane. Bityo rero wa min sifatihim, no mu yindi sifa cyangwa se mu bindi bintu biranga indyarya, at-tamaa, kugira irari. Indyarya zikunda kurarikira iby'abandi, zikifuza iby'abandi. Qala ta'ala, imaniti wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tubwira ati ngo mu ndyarya ibyo Allah tugaragariza ngo ndetse no muri bo harimo abakugaya. Muri indyarya ziragaya, niyo wamuha ntabwo yashimira. Ngo muri bo harimo abakugaya kubera uko wakoze iki, kubera bya bindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaguhaye, ukabagabanyiriza nk'amaturo. Ubagabanya amaturo, kwa kundi ushobora gutanga amaturo ugahereza uyu, ugahereza uriya, ugahereza uriya. Mwenyezi Mungu ati ngo no muri bo harimo abakugaya kubera uburyo cyangwa se kubera ko ukuntu ugaba amaturo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa idha utu minha, iyo bahawe muri ayo maturo barishima. Fa idha utu minha radu, iyo bahawe muri ayo maturo barishima. Wa illam, iyo badahawe illam yu'tu minha, batahabwa
bagakora iki idahum yaskhatun batahabwa muri ayo maturo n'iki bakurikizabo bakarakara kuki twe bataduhaye se kuki bahaye baratwe bakatwima yaba hari yaba adahari barikunda cyane iteka ryose aribo bantu bagomba guhabwa kandi batanabikoreye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mu yindi sifa tujye gusorezaho aratubwira ati muri sifati al-munafiqun mu biranga abantu b'indyarya al-ihtimam bil mazhar bakunda kwigaragaza uko batari kugira ngo berekane ko aribo bambaye neza akemera akajya no gutira umwenda akawutira mugenzi we agatira urukweto agatira ishati agatira ikanzu ashaka kugaragara uko ari muri make manvari agaragare ko bamubone ko yambaye neza yaberewe naca ku bantu uramuntu yambaye neza utazi ko yabitiye nuko ushobora kubona umuntu yubatse inzu ya hatari ukavuga ati umuntu afite amafaranga shimira Imana uri mu nzu yawe niyo abari y'ibyondo haruguru kuvuga ati ufite amafaranga hari ideni rya banki yafashe ejo bundi bakaza inzu bakayiteza cyamunara inzu bamara kwiteza cyamunara ugasanga aricaye kujya kuba mu nzu no irutwa niyawe ahubwo shimira ingabire z'Imana nushimira Allah azakongera ubiranga rero abantu b'indyarya ntabwo bashimira ahubwo bakunda kuba bakwifuza iby'abandi ukubona yatiye umwenda w'abandi yatiye inzu y'abandi ibyo bandi byose akabitira akumva ko we uko bimeze we batamuhereza bamuhereza ku by'abandi ariko we akaba atari kure Mwenyezi Mungu atuye ati muri suratul munafiqun atubwira izi sifa ziranga aba bantu b'indyarya Allah ati wa idha ra'aytahum ikindi kizakwereka indyarya mu bimenyetso bizigaragaza wa idha ra'aytahum ngo nubona indyarya tu'jibuka ajsamuhum iyi ayiboneka mu sura yazo sura yitiriwe indyarya tu'jibuka ajsamuhum imibiri yabo izagutangaza uzabatangarira bigize amajeya bafite babona ko abantu bibigango tu'jibuka ajsamuhum imibiri yabo izagutangaza wa iyaqulu ngo niyo ziri kuganira cyangwa se zivuga tasma liqawlihim ngo bumva imvugo zabo bano bantu ni intyoza mu kuvuga abatungo ka annahum khushubun musannada ngizi ndyarya zimeze nk'ibiti byegeswe ku rukuta yahsabuna kulla sayhatin alayhim ngo zikeka yuko gukivugo cyose induru yose ivugijwe ari zo biri kuvuga ndyarya irikeka baranije bari kuvuga baranije bashaka kuvuga amagambo y'Imana muvandimwe na amacumu ahaterewe aragenda agatobora cyangwa se akajomba nusanga icyo bari kukubwira kikuriho uri indyarya ugira ishari umutima ukubireka muvandimwe indyarya rero ngo baranije bavugaga buriya muvandimwe niwo navugaga hari izina rya negeze mvuga na magambo y'Imana ndi kuvuga na magambo y'intumwa y'Imana ururimi n'urwanjye reko magambo na ya Allah ndetse na intumwa yayo ngo amagambo nishaki bivuga ngo indyarya rero mu bizigaragaza yaqulu tasma' li qawlihim iyo zivuga wumva ko kumenya imvugo zabo ariko noneho bakumva ko ikivugo cyose arizo ziri kuvuga annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim zikeka ko induru yose ivugijwe imvugo yose ivugijwe arizo ziba zivugwa Allah ati ntabwo arizo ziba zivugwa ahubwo nizo ziba zivugwa ahubwo bakumenya bakanikosora Mwenyezi Mungu rero annahum khushubun musannada Allah yagaragaje yuko ngo bameze nk'ibiti byegetswe yahsabuna kulla sayhatin alayhim ati bakeka ko buri jambo riba ribavuga buri kintu cyose aribo kiba kivuga Allah ati yahsabuna kulla sayhatin humul aduw bo nibo babisha kandi nabanzi qatalahumullahu anna yufakun nibo banzi kandi nibo babisha Allah subhanahu wa ta'ala abwira ati birinde rero ati rero bumara kubirinda Allah yarabavumye qatalahumullah birinde Allah yarabavumye anna yufakun ati rero ni gute bateshwa bivuga ngo rero indyarya ibi bigaragaza yuko iyo bumvisha ikintu cyose bumva aribo baba bari kuvugwa nimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugaragaje yuko rero umuntu kubindyarya ari ikintu gikomeye cyane ibyo ugomba gukora irinde kubindyarya ibikorwa byawe bitazaba imfabusa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri Qur'ani surati al-Ahzab arunga tubwira ati la illa yantahi al-munafiqun la illa yantahi al-munafiquna walladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila Imana Allah yibwira ati la illa yantahi al-munafiqun indyarya nizidasigaho izi ndyarya zabaga mu gihe Madina yanwa Imana yapfiriye la illa yantahi al-munafiqun indyarya nizidasigaho walladhina fi qulubihim maradun nababandi bafite uburwayi mu mitima yabo wal murjifuna fil madina nabagenda mu mugi bakwirakwiza amagambo bakwirakwiza ibihuha bavuga ibyo batazi batanahagazeho alati lanughriyannaka bihim tuzagushishikariza kubatera thumma la yujawirunaka fiha uwo mugi ntago uzabana nabo illa qalila uretse bake muri bo ngo abantu b'indyarya Allah azabakugaragariza agushishikariza kubatera ubamenye ntabwo uzabana nabo muri uwo mugi uretse
bake muri bo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yagaragaje yuko abo bantu b'indyarya nibatarekera aho rwose Allah ati tuzagushishikariza kubatera, maze noneho ntibazaturanemo uyu mujyi ngo bawuturanemo nawe, ntibazaturanemo nawe muri uno mujyi wa Madina uretse bake muri bo Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandi bizaba ari igihe gito. Bivuga ngo rero umuntu wese ufite uburyarya azabureke, kubera ko indyarya izajya mu muriro, si mu muriro gusa ahubwo fi darkil asfali minan nar, mu ndiba y'umuriro hasi. Bivuga ngo rero uwo ari we wese uzi ko afite icyo cyaha cyangwa se ubwo burwayi bwo kuba yaba indyarya abireke. Avoir l'hypocrisie, être hypocrite, umuntu kuba indyarya ukajya uryarya mugenzi wawe ukamubeshya, agwaye gahunda ntabwo yubahirije, agize ibyago ntumugezeho, agize ubukwe ntabwo ugiye kubugeramo, ukazana impamvu zidasobanutse. Ibyo ngibyo ni uburyarya. Akakubwira ikintu ukamusezeranya ikintu, ukamubeshya, ukamusiragiza ukamusubika. Ibyo byose bigaragaza uburyarya. Uburyarya ni icyaha kibi. Imana idufashe tukirinde kandi yoza imitima yacu, yisukure n'uburyarya, ibyo kuba bemera amana beza, kandi izaduhezo ryiza no kwisi mubaneje ku munsi w'imperuka. Ubu burwayi bwa mbere tuganiriye aribwo burwayi bw'uburyarya. Ubutaha tuzareba ishyari, nyuma y'ishyari turebe ku ishyari hano ryakomotse. Adamu na Hawa bari mu ijuru byageze gute? Byatunda bariye, ishyari ryarakoreshejwe, ryabereye aho ngaho, niho ishyari ryaturutse. Ishyari ririya shyari rero niryo ryatumye ibikorwa Adamu na Hawa baza kuvanwa mu ijuru, baza kuba hano ku isi. Tuganiye ku buryarya, insha Allah Ta'ala ubutaha tuzaganira ku ishyari. Nsaba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ko yabampera imigisha kubwo kumva izi nyigisho, ndetse tugerageze dukore likes, share ndetse na comment, dukomentingeho ushaka kugira ikibazo abaza yakibaza, kandi Nyagasani azongera duhuze insha Allah, abampera imigisha ndetse natunganye n'ibyanyu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanjye mu gusoza ndasaba abantu bose barebye iki kiganiro ko bakirangiza kugira ngo bashe gufata isomo ryuzuye. Kandi niba wisanze ufite ibimenyetso, ndakwibutsa cyangwa se ndakubwira nanjye nibwira, niba hari ibimenyetso bavuze muri ibi dufite, tugerageze kubihindura, dusabe n'Imana idushoboze kuba twabihindura kugira ngo tutazaba mu ndyarya, kuko mwumvishe ko indyarya zizaba ziri mu ndiba y'umuriro, ntabwo zaba ziri mu muriro, ahubwo zizaba ziri hasi ari nazo ziri kwenyegeza umuriro. So tugerageze kumva no kwigiraho. Niyo mpamvu ikiganiro Sheikh aba yateguye isomo. Mwakoze kudukurikira. Sheikh ndagushimira ko wongeye kugaragara kuri kamera za Jarudi Kells. Nawe Imana ndabashimiye. Blessing. Hope to see you soon. Kandi turasabira khairi na baraka abantu bo muri uru rugo, bemeye kuduha space nyinshi tuzajya dukoramo ibiganiro bijyanye na dawa. Imana rwose ikomeze ibahundagazaho imigisha n'amahoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.